ikaze muri reflection time. Iyi reflection time ni wa mwanya twigarukaho mu by'ukuri tukareba ukuri guhari ndetse tukareba n'amasomo menshi agiye atandukanye y'ubuzima ayerekeranye no kwiteza imbere, ubukungu ndetse n'ibindi bintu umuntu akenera mu buzima. Rero reka dutangire. Iyi nkuru rero irabitubwira mu ncamake, iradufasha kumva neza, iraganisha ku kuvuga ukuntu imvune zo kudakora cyangwa ubukene muri rusange buryana kurusha imvune zo gukora. Ndetse harimo isomo rikomeye cyane. Reka dutangire turifashisha inkuru. Kera habayeho umugabo, ndetse uwo mugabo akaba akuze cyane, gusa yari umukungu. Ubukungu bwiwe akabukura mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Yagiraga abahungu batatu. Mu by'ukuri abo bahungu batatu bari abahungu ubona bafite igihagararo, abahungu bakuze neza, ndetse twabita abahungu b'ibigango. Gusa bajyaga bagira ikibazo kimwe. Ikibazo bari bafite nuko bari abanebwe, ntibakundaga gukora, birirwaga baryamye, birirwa mu rugo, ndetse ntago bagiraga ishyaka ryo kuba bakora nk'uko se we yakoraga. Rero akazajya ibintu byose yabibonaga bikuye mu kwihiyakuye. Yakoraga ubutaruhuka ndetse abikoze igihe kirekire. Rero abo bahungu be batatu yakundaga kuzajya abaganiriza. Mu ncamake nako yaragerageje kubabeshaho neza bitewe n'ibyo yakoraga. Rero ubwo bunebwe bwabo ise yajyaga bareba kumva arabahangayikiye, kuko igihe cyabo bakimaraga mu bintu iyo batakinaga bari mu ma video game. Nyine byarabahangayikishaga, we agatekereza akibaza ejo habo hazaza ukuntu hameze. Rero akazajya akunda no kubaganiriza, ndetse akagerageza guprojecta akareba ise mu myaka 5 iri imbere abahungu bazabaho gute. Gusa igihe kera bidatinze uwo muhinzi yaje kugera mu zabukuru, aza kurwara, araremba bigera kure, ajya kwivuza. Gusa nubwo yari arwaye yamaze igihe, ntabwo yari ahangayikishijwe cyane nuko arwaye, ahubwo wasangaga ahangayikishijwe n'ahazaza h'abahungu we. Imyaka yari imaze kumugirana mu zabukuru, wiwe wasangaga ahangayikishijwe n'abahungu biwe ukuntu bazaba. Gusa ariko akabona bafite ubunebwe mu byo bakora. Yumvaga ko afite icyifuzo cy'uko agomba kuzabafasha, ndetse akabaganiza kugira ngo byibura bazasigare bita kuri ya mirima ye, nabo bagira icyo bimarira. Gusa abona nyine ageze ku guhumeka wa nyuma, ndetse agaragara nkaho nyine imbaraga zirimo ziramushirana, yumva ko agiye kwitaba Imana ngo yitahire. Yatumijeho babahungu biwe bamusanga aho yari arwariye. Rero arangije kubatumiza, nta kindi yakoze, yarababwiye ati bahungu banje, hari ubutunzi butagereranywa buhishe mu mirima yanjye. Rero ubwo butunzi nabuhishe munsi mu mirima yanjye kugira ngo buzababesheho, ndetse mubashe kuba mwamera neza. Nibyo ngibyo yababwiye ko munsi y'ubutaka yahishemo ibanga ry'ubutunzi bukomeye, yahishemo ubutunzi bukomeye cyane kugira ngo buzabesheho neza ndetse babeho banezerewe. Gusa ikintu cyari gitangaje, akimara kubibabwira nta kindi kintu cyishe ararenzaho, umwuka wahise unogoka, yitaba Imana. Ubwo yitabye Imana atababwiye igice neza ubwo butunzi ababwira buherereyemo. Gusa birumvikana kuko umubyeyi wabo yaragiye, ndetse kandi agenda hakiri kare. Gusa ariko icyababaje nuko yagiye yamaze kwitaba Imana atababwiye neza aho ubutunzi buherereye. Gusa yari yabwiye ko ari mu murima. Rero hashize iminsi yaritabye Imana, abahungu nta kindi bakoze, berekeje aho imirima yabo iherereye. Gusa ikintu bakoze ko batari bazi aho ubukungu butabitse cyangwa bubitse, bafashe ibitiyo uko ari abasore batatu, bamwe bafata amasuka n'amapiki bajya mu murima. Bahereye uruhande rumwe baracukura, ndetse baratiyura, barahasiza ahantu hose herekeye muri ya mirima yabo. Barimo barashaka ubutunzi. Bahereye mu gitondo bageza saa 6, bageza saa 8, saa 9 bagicukura. Gusa burinda aho bibagera ku mugoroba nta kintu barimo barabona.
umunsi urira bicara aho ngaho kuko bari babuze aho ubwo butunzi buri, bari bahebye baburaniwe. Gusa bararushye bicara hasi nyine baguye agacuho. Birumvikana ko bari bahereye mu gitondo batiyura bagira ngo barebe ko babona aho hantu haherereye ubwo butunzi. Gusa hafi y'iyo mirima barimo bararuhuka bumiwe nyine babuze icyo bakora, batekereza ukuntu babuze ubwo butunzi batari kubasha kububona, kandi papa wabo yasize ababwiye ko ariho yatabitse bwa butunzi bwiwe. Bari kwicuza impamvu umubyeyi wabo batamubajije mbere aho ubwo butunzi buri nyirizina, kugira ngo bazahite babugeraho. Bumvaga n'ubundi haje kuza rero, ubwo bari bicaye aho ngaho, haje kuhanyura umusaza w'inararibonye wari usanzwe ubazi ndetse azi n'umuryango w'iwabo. Urumva birumvikana yari inshuti y'umuryango ndetse ari n'inshuti ya se mbere y'uko yitaba Imana. Noneho yaraje arabegera aho bari bicaye, arababaza ati mbese ko mbona mwicaye hano, ati bimeze gute, ni iki kibazo mufite? Kandi amasaha burije kuko mutajya mu rugo ngo muruhuke, bimeze gute? Rero abahungu nta kindi bakoze, bahereye hasi batekerereza umusaza, bamubwira uko byagenze, bamutekerereza urugendo rwose ukuntu se yababwiye akiriho. Rero nk'umusaza w'inararibonye bateze amatwi, arabumva, yumva ibitekerezo byabo. Rero bamubwira buryo ki bahereye mu gitondo barimo barashaka ubwo butunzi se yasize munsi y'ubutaka, ndetse nibagira icyo babona muri iyo mirima. Barakomeza amubwira. Gusa bidatinze umusaza we yari abazi n'ubundi, yari azi ukuntu bameze, yahise amenya icyo se yashatse kubabwira mbere y'uko yitaba Imana, kandi yari azi n'uburyo bateye, cyane y'uko ari inshuti ya se. Gusa nyine ikintu uyu musaza yasubije, arababwira ati mwese mwahereye kare mucukura mu mirima hose mushakamo ubwo butunzi papa wanyu yahishemo, rero nta kintu mwegeze mubasha kubona, aho kugira ngo ahubwo muruhire ubusa, mwavunitse bihagije, mwagiye mugahiga imbuto mukazibiba aho ngaho mwacukuye hose, kugira ngo mubashe kuba n'ubundi mugende muzana imbuto bazishyiremo. Rero ikintu abahungu bakoze nta kindi, baragiye n'ubundi bumva ibyo umusaza babwiye, cyane yuko yari inararibonye kurushaho. Baragenda n'ubundi bazana imbuto bazitera ahantu bari biriwe bimbura bagira. Gusa kera bidatinze baje kuzitera izo mbuto, urumva ko bari afite imbaraga, bazitera ahantu biriwe basiza. Gusa haciyemo igihe imbuto zaje kumera, barazibagarira, nyuma y'igihe ziza kugera igihe kizirera. Gusa nyuma y'igihe bagiye kuzisarura ngo barebe umusaruro bafite. Gusa noneho wa musaza nyuma y'igihe yaje kongera kubanyuraho barimo barasarura nk'ibisanzwe, arababwira ati rero mu bigaragara nta bundi butunzi papa wanyu yahishemo aha uretse iyo mirima yabasigiye. Uwo musaruro muri masarura nibwo butunzi yababwiye asizemo. Ndetse abo bahungu nta kindi bakoze, bahise bashimira uwo musaza, bahishurirwa neza ko nta bundi butunzi se yasize muri uwo murima, ahubwo ari ubwo murima yabasigiye kugira ngo bawubyaze umusaruro. Ni ugukorera iyo mirima ndetse kugira ngo babe babona amafaranga, ndetse nta n'ikindi cyari gihari, ko hari ugukomeza gukoresha ubwo butaka neza nk'uko se yabibabwiraga, kugira ngo babashe kububyaza umusaruro. Gusa icyo gihe nyine aho guhora baryamye barya bakina nta kindi bakora, icyo gihe cyose bakimaraga bahinga, nabo si ugukungahara karahava. Isomo ririmo ni uko gukora cyane ni urufunguzo rwo kugera ku butsinzi. Uko ukoresha igihe cyawe nibyo bigena ibyo ugeraho mu buzima. Niba ushaka kugera icyo ugeraho muri ubu buzima, biragusaba gukora cyane ndetse no kubyaza amahirwe y'igihe ufite. Hari abantu badafite amahirwe nk'ayo ufite. Ufite igihe gihagije, twese tugira amasaha angana. Ubajije umuntu uri muri gereza ase ni iki kintu wifuza, yakubwira ko ikintu cyonyine yaba akeneye igihe cyo kuba yidedembya. Nicyo kintu cyonyine akubwira umuntu uri mu nzu y'imbohe. Umuntu ufunze ikintu cyonyine aba yifuza, aba ashaka igihe, kuko ntago abona igihe, ntago abona uburenganzira bwo gukoresha igihe cye ibyo ashaka. Igihe uri muzima udafite nta rwitwazo ufite, kuko ayo ufite niyo mahirwe ya mbere adafitwe na bose.
iyo usuzuguye igihe cyawe ukagipfusha ubusa, n'igihe nacyo kiragusuzugura kikagupfusha ubusa. Iyo udakoresheje igihe ukiri muto, igihe cyo kigukoresha ushaje, cyo kigukoresha bucakara nk'umucakara. Niyo mpamvu ubunebwe ni inshuti y'ubukene. Kora cyane wihuha kuya, kuko ubukene buryana kurusha imvune ziva mu gukora. Nta kuryama ku muntu ugomba gukabya inzozi, ushaka gukabya inzozi, kandi inzozi umenye ko atari za zindi tubona iyo dusinziriye. Inzozi ni za zindi zituma utagoheka icyo wifuza kugeraho, kuko hari umugani bajya bavuga mu kinyarwanda ngo uhinze ibitotsi asarura ingonera. Rero mureke, twabonye ko nta mpamvu ifatika yo gutuma umuntu aryamira. Ni nko kwiyahura iyo uryamiriye. N'ubundi twabonye yuko mu biganiro byagiye bitambuka, uko uryamira cyane uba wangiza n'ubuzima bwawe, kuko n'ubundi abantu bibwira ko ariho baba bari kuruhuka, ariko mu by'ukuri usanga ahubwo ariho warushye kurushaho, kuko uba uri kwangiza umubiri. Mugomba kuryama igihe unaniwe, ugomba gukora kugira ngo uryame wananiwe. Iryo ni ryo rero somo twageze kwiga mu kiganiro cyashize, ndakeka mwajya kureba. Buriya ngo iyo uryamye ugasinzira nk'agahinja, ugasinzira nk'umwana, ibyo ni bimwe mu kimenyetso cyiza cyane byerekana yuko wakoze. Buryo umunsi wawe wawubyaje umusaruro wakoresheje igihe uko kigomba. Ndetse ikintu kizakubwira ko umunsi wawe ukoresheje neza ni uko uzajya kuryama ugasinzira nk'agahinja. Ku binyabuzima gusinzira cyane, ubundi umuntu akwiye gusinzira kuko yaruhutse. Ubundi binagukundiye bivuga ko uramutse ufite ubushobozi bwo kutaruha ntabwo wagasinziriye, wagakwiye gukoresha igihe uko kimeze. Rero ndagira ngo mwumve neza rino somo, dukwiye kurisubiramo neza tugakoresha igihe nk'uko gikwiye, kuko twamaze gusobanukirwa ko imvune, ubukene buryana kurusha imvune ziva mu gukora. Rero mureke dukore. Aya ni amahirwe atoroshye cyane tuba dufite yo kuba dufite igihe, kuko umuntu uba uri muri Amerika uherereye mu Rwanda, twese tuba dufite amasaha angana uko ari 28. Rero mu by'ukuri aha ndakeka buri wese akuyemo isomo rikomeye, nuko nta rwitwazo ruhari rwo kuvuga ko tutagera ku ntsinzi, ahubwo ikibazo ni ubunebwe. Kandi ubunebwe tumaze kumva ko ni inshuti y'ubukene rwose. Ibyo ni ibintu rwose bigira. Rero nizere ko mukuyemo isomo rikomeye cyane, kandi buriya abazungu nibo bakunda kwivuga neza, time is money. Igihe ni amafaranga. Uri ushobora kwifashisha igihe ugakorera amafaranga, ariko nkubwira ko ntabwo wakoresha amafaranga ugura igihe. Rero niyo mpamvu nkubwira ko igihe tugomba kucyubahiriza tukagikoresha uko biri. Rero reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye. Wibuke gukora kuri like, subscribe, ndetse kandi kino kiganiro niba wagikunze ukabona hari uwo cyafasha, wagisharinga inshuti yawe. Murakoze, naho ubutaha.